reba ibihugu bimwe bidukikije muri Burundi serumu barayifunze cyangwa bariho barayifunga, ariko biturutse kuki? Ku mateka yenda gusa n'aya hano. Ubuyobozi bwaberaho kwirirwa bwica abantu mu gitondo bukageza ku mugoroba, perezida akifungirana aho yifungiranye, ntawe uzahwaba, ntawe umuvugisha, ayobora ataba. Abantu bagapfa buri munsi bakirirwa bakurura imirambo ku street. Ibyo Afurika isanzwe ku serumu abantu bashobora no kumva ko nakoze ishyano kuvuga ngo navuze ikindi gihugu kiri aho ngaho, iyo nayo ngo ni diplomasi cyangwa ni politiki. Ntabwo niko bimeze, ko bidufite niho n'ingaruka twebwe nk'abanyarwanda. Ubuyobozi bukirirwa bwica abantu, imirambi itemba mu nzuzi, abantu bari ku mihanda, abana bato, abagore, barangiza ukajya kubihindura politiki nyabaki. Mbese bavuga ko uteye Uburundi ibibazo nk'ibyo yaturutse. Hari undi muntu ugiye kubatera ibyo bibazo? N'uwaba kwifuriza inabi ahera ku mafuti yawe. Niyo byaba ari ahandi bituruka, biriya byo mu baturanyi hano i Burundi. N'uwavuga ngo ni u Rwanda rubitera, u Rwanda waje kubitera, umuntu w'umugome mu Rwanda wifurize n'aba Barundi agomba kuba yarahereye ku bubi bw'Abarundi. Yahereye ku bayobozi babi b'i Burundi bakorera nabi abantu babo, wenda nawe abijyamo. Ikibazo ni icy'abantu bwabo. Bari bakwiye kuba barize isomo ku byabaye hano. Bamwe bagezemo n'uruhare mu batemye abantu, mu batsembye abantu, harimo abantu bavuye hakurya y'umupaka. Abanyafurika rero turwaye iki? Ariko nk'uko nababwiye mbere yo kurwana ku interesi za Afurika cyangwa akarere, tubanze turwane ku nyungu zacu. Abanyarwanda tubanze dukumire ikibi kitazadusubiramo. Twakoze ishyano bihagije, ntabwo twakwemera ko hagira ikigaruka. Uwo perezida mvuga, abayobozi b'i Burundi bose biyita ko bemera Imana, ari abantu b'Imana, ndetse bamwe ni abapasiteri. Imana bemera ni iyi. Ubwo baba bafite, bakora ibyo, biyita ko ari n'abantu bemera Imana, bafite za Bibiliya, birirwa bagendana. Hari ahantu Bibiliya iyo ari yo yose ivuga, yabwira abayobozi kwica abantu babo, bibaho.